natangiranye na Seburikoko igitangira. Seburikoko igitangira urimo nyine hari abantu muri ra shusho nese hari ahantu wari wajya ukabona abantu benshi bari kuvuga ngo dore umugore wa runaka ni nka hehe wagiye nyine abantu bakajya bavuga gutya ko bisigaye bimbaho kenshi umugore wa Mugande muri Mugande yarandongoye pe niko nabivuga kuko n'umugabo wanjye ari gihe mukorera nk'ikintu akahita ambwira ngango mahise ndi Mugande nyine bagihura n'izo mbagamizi zisa nk'iza wahuye nazo. Ngewe hanini nkurikije ngewe uko byagenze mbona habaho kwitinya kuko ntago nshobora kuba naba nshaka gukora nk'icyo kintu ngo ngende mite ninjiramo ntago bishoboka. No kuvuga ngo iyo ukunda ikintu rero ugerageza kwitinya sinzi ukuntu nabyita ngewe ukuntu byagenze kubera ukuntu nabikundaga nabonaga nta bundi bufasha mfite nabonaga n'ubufasha mfite kenshi mbabwira wenda bikaba ibyo ngibyo nza guhitamo nyine kujya njya kureba ahantu abantu baba bari gukinira amafilme hano kwa Mitsutsu. Abo ngubu uri gukina undi gukinira kwa Mitsutsu gusa nta handi. Nongeye kubasuhuza mwe mukomeje gukurikira Murugo TV. Mbibutsa ko Murugo TV ni YouTube channel igamije kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu biciye mu rubyiruko kandi nkuko mubizi ubusanzwe dutumira abasesenguzi abastari ababyeyi kugira ngo tubashe kugira inama urubyiruko cyangwa se tuganire ku mbogamizi cyangwa se ku bisubizo byaboneka kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwatera imbere. Nshimira namwe mwese muri mu bihugu bigiye bitandukanye abe muri East Africa muri Afrika cyangwa se n'abari hanze y'igihugu ubwo ndavuga aba diaspora bumva ururimi rw'ikinyarwanda mbashimira cyane kuri iryo tafari muri komeza gushyira kuri channel yacu ariyo Murugo TV. Ndakwakiriye cyane ndakwakiriye. Abakoze cyane. Meze neza. Nk'urugero ugitangira wibwira abantu muri make hari abantu bakuzi hari abatarakumenya watangira twibwira. Ngiye amazina yanjye banyita Afwa ariko nzwi kuri Momo. Momo rizwiho hehe? Abandi bose basanzwe barizi ariko abambona wenda nko muri sinema nibo batari bazi ko ari iryanjye ariko naryo ni iryanjye. Okay, utangira gukina sinema utangiye gukina hehe? Natangiranye na Seburikoko igitangira. Seburikoko igitangira urimo. Ni muri Seburikoko gusa? Hari n'indi bita Kariza. Kariza cyangwa nanyize ngo ni Kalisa wa Kariza. Yitwa Kariza gusa. Nayo ica kuri zacu. Oya. Ntago ndayibonaho. Ntago urayibonaho. Kuri za YouTube. Ari kuri YouTube ho iriho. Mu episode nkangahe? Kari yose kugeza ku ya 10. Na n'ubu biracyasohoka. Oya barayihagarikije bitewe n'impamvu zabo. Buriya aba director bafite impamvu zigiye zitandukanye. Naho honyine no kwa Mitsutsu. Abo ngubu uri gukina undi gukinira kwa Mitsutsu gusa nta handi. Oya nta handi. Kubera iki se usanga abakinnyi ba film usanga bavanga nk'akazi bakinira hariya bakongera bagakinira hano kubera iki wowe nyine ukina ahantu hamwe? Sinzi ukuntu nabyita ariko muri iki gihe nyine niho ndi. Kuko usanga nk'urugero twigeze kuganira na Wayegenge tuganira n'aba Mugande usanga bafite amaproje menshi bakina hariya bakina hano nuko nabandi barakuvugisha se cyangwa barakuvugisha ubwo nuko wowe udakunda kajagari nyine cyangwa kujaraja. Oya so kubago nabo nkunda kujaraja ariko no kwa Mugande nyinayo no kwa Phonic Plus. Uvuga ngo ukina ahantu atatu n'ubundi abantu ndakeka n'abantu mubana mu buzima bwa buri munsi n'abantu inshuti zawe kandi hari n'abandi b'inshuti zawe nyine babaho aho ngaho muri ubwo buzima bwa buri munsi. Ubona ari nk'ikihe kintu akenshi kibahuza nk'urubyiruko kugira ngo mubashe kuba mwakorera hamwe mugire ikintu mugeraho? Kiduhuza nk'urubyiruko buriya rero ikintu cyahuza abantu nk'urubyiruko kugira ngo babashe kuba bakorera hamwe ubundi cyambere ngiye mbona ari urukundo
cyangwa se bagira nk'amahirwe wenda bakaba bari nk'ahantu bahuriye ari nk'abantu benshi, mbona byarushaho kuba byiza guhura n'abandi bantu runaka bagiye batandukanye kugira ngo ugende unareba imico igiye itandukanye, nyine nibwo ubasha kumenya wowe urinde cyangwa se bimeze gute. Okay, noneho tukiri aho ngaho ndagira ngo noneho twigiye mu buzima bwawe bwa sinema. Utangira sinema byari bimeze gute? Ko byari birenze. Icya mbere ntajya nibagirwa nkigera imbere ya kamera. Abantu twaravuganaga tukaba turi kumwe ku ruhande nta kibazo. Nkigera imbere ya kamera ibintu byiswe ibyunzwe byaramanutse. Ni ukuvuga ngo ngewe ubundi kamera ntago nari nzi ko ari kuri itinyitse. Kamera iratinyitse cyane. Kamera nicyo kintu cya mbere gitinyitse, kuko nk'urugero ngenda byibuka, ariko sinagaruka ngo wenda bwa mbere cyangwa se bwa mbere ugera nk'ahantu bari gukina. Ngera ahantu bari gukina. Ukigera kuri kamera wowe gutya. Kuko nk'urugero hari abantu bayitinya, hari n'abantu ubona ari shapu ku buryo nyine yageze imbere ya kamera usanga nyine bisaba ne televiziyo. Ndagira noneho twe twiganira urugendo rwa kuntu byatangiye, kuntu wabikunze, imbogamizi wagiye uhura nazo uko wagiye nyine winjira muri kariyeri ya filime. Ngewe urebye hari navuga ko navutse mbikunda, kuko kuva namenya ubwenge bwo kwihitiramo nabonaga nyine abasitari bagiye batandukanye bakina amafilme, nkumva nyine ndabikunze cyane. Noneho nanakura numva aricyo kintu nakora, nzisangamo gutyo. Mbese muri make nuko wisanze muri sinema ubikunze. Imbogamizi wahuye nazo? Imbogamizi zo ni nyinshi. Nk'urugero, kuko hari urubyiruko cyangwa se ababyeyi bashaka gukina filime ariko bataramenya ngo ese ndabariza he, ndabigenza gute, nyine bagihura n'izo mbogamizi zisa nk'iza wahuye nazo. Ngewe ahanini nkurikije ngewe uko byagenze, mbona habaho kwitinya. Kuko ntago nshobora kuba naba nshaka gukora nk'icyo kintu ngo ngende mite ninjiramo, ntago bishoboka. No kuvuga ngo iyo ukunda ikintu rero ugerageza kwitinya, sinzi ukuntu nabyita. Ngewe ukuntu byagenze kubera ukuntu nabikundaga, nabonaga nta bundi bufasha mfite, nabonaga n'ubufasha mfite kenshi mbabwira wenda bikaba ibyo ngibyo, nza guhitamo nyine kujya njya kureba ahantu abantu baba bari gukinira amafilme cyangwa se amakomedi n'ibindi byose. Nkagenda kwa ngenda umuntu nyine uganira, nkagenda nyine nkabisangamo, nkabaganiriza bisanzwe, nkabereka nyine icyo mfite muri ngewe, bikarangira nyine banampamagaye ngo gwino. Nuko nguko ngewe nabigenjeje. Ubundi iyo witinye cyane nta kintu ugeraho. Gutinyuka ni byiza cyane. Mwese momo, hari imbogamizi uhura nazo mu buzima busanzwe nyine nk'umubyeyi n'abandi bahura nazo? Busanzwe ni nyinshi cyane. Nyinshi cyane ariko nyine nk'urugero, urumva hari umuntu ushaka kubaca mu bibazo nk'ibyawe ariko aka kanya atazi ngo se niba mbicamo nge, akumva wararemerewe ariko atazi ngo se niba mbicamo ndabyitwaramo gute. Ni ibihe bintu ushobora kubucamo n'uburyo ubyitwaramo nyine akenshi? Ari byinshi ra. Nk'urugero wenda reka nkubwire nk'ikintu wenda kimwe nshobora kuba naraciyemo cyangwa se n'uyu munsi nkicamo, nkumva nyine nkagerageza gushakisha ukuntu wenda nakikuramo. Ngiye mu bundi ndi umubyeyi, niko nabyita. Mfite umugabo, ndubatse, tumaranye imyaka 10 ariko ntago turabyara. Uri kubyumva? Ni ukuvuga ngo icyo nakita nk'ikigeragezo, kuko kenshi usanga wiyegereza nk'abana b'abantu, ugasanga wenda ba nyina baje nko kubatwara nabi, babona ko uri igicibwa, sinzi ibiki n'ibiki. Ariko hamwe no gusenga, hamwe no kumva ko ntago ngewe nabyiha, na cyane ko icyari kuba Imana naragikoze, narashatse, ntago wabyara umwana utabonanye n'umugabo. Ubwo rero nimba aho ngaho bidakunze,
utegereza Imana kuko niyo ishoboye byose. Nimba yaraguhitiyemo ko uzabona uwo mwana sava, nimba yaraguhitiyemo ko ntawe uzabona nabwo nta mpamvu yo kugira ngo wihebe, ngo wumve ko wiyanze, wumve ko uzahiranwa n'agahinda, wicarurira buri munsi no, kubera ko ntago nk'abantu wenda twaba duhuje nk'ibibazo, ntago waba nabasobanurira gute buriya, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda kubera ibintu nyine ugenda ucamo. Ugomba kugerageza kwegera abandi, ukagenda ahandi hantu hari abantu benshi mukaganira, ukareba ko ibyo bintu byashira, nawe ubwawe ariko ubishatse byashira. Nyine wumva ko Imana ari ibishoboye, nawe se wajya kubwira Imana ngo ndavuze ngo mpa, ntago byakunda. Nimba rero ugomba gutegereza ko Imana igomba kuguha, ubwo ugomba guhama hamwe nyine ugatuza. Niko bivuga. Ese mama reka wenda ni inkuru ibabaje wenda udusangire, sibyo? Kuri wowe ni nk'ikihe kintu iyo ubabaye kigukomeza cyangwa kigusubiza muri mood ukumva nyine urasetse? Ndeba filime. Ureba filime n'iki kintu kigusubiza muri mood ugaseka? Filime zimeze gute? Filime Za nyarwanda? mitsutsu cyane cyane, mitsutsu buriya. Mitsutsu niyo naba nababaye birenze bimeze gute? Iyo murebye mitanseka. Mitanseka pe. None se nk'urugero tuvuge wenda urababaye, uri kureba, ugiye kureba nka mitsutsu, urerebye nawe urimo. Nyine utawumva umerewe ute? Nari igihe nyireba ndimo nkibaza ati se bundi ni njye wari uri gukora biriya bintu. Nyine nkabona ko muri biriya muri filime ubuzima burahinduka. Ubuzima bwo muri sinema n'ubwanjye ku giti cyanjye naje gusanga ari ibintu bitandukanye cyane. Tujya tubikubwira tukabona ntabwo uri kubyumva. Momo wo muri sinema no kuri ntago ari wo momo, ntago ari we njyewe. Kuko buriya muri sinema n'ubundi baguhereza role uko biri kose ugomba kwikina. Ariko hari abantu bajya bavuga ngo ubundi ngo baguha role babonye ngo ujyanye nayo ngo sinzi n'ibiki, kandi biriya bintu ni ukubeshya. Ni ukubeshya kuko hari umuntu duherutse guhura ahita ambwira ngako nk'ubu ngubu ngo nkujyanye nko ku ruhande ntago wampa. Ndambwa kubera iki? Kuri singo ko nkunda kubona ngo ukinanga ibintu byo gucana inyuma cyane ngo bigaragare ko nyine ngo wanabikora. Nyine hari abantu muri ra shusho nese hari ahantu wari wajya ukabona abantu benshi bari kuvuga ngo dore mu mugore wa runaka, ni nka hehe wagiye nyine abantu bakajya bavuga gutya ko bisigaye bimbaho kenshi. Umugore wa Mugande muri Mugande yarandongoye pe. Niko nabivuga kuko n'umugabo wanjye ari igihe mukorera nk'ikintu akahita ambwira ngo mahise ndi Mugande. Bikansetsa nyine tu ukuntu. Ariko nyine byibuze ibyo bintu nyine iyo wumvishe nk'umuntu kuvuga mu buryo bwa sinema biragushimisha cyane. Biranshimisha cyane. Bitewe nuko wenda wabishatse ukiri na mutoya unabikunze, nk'iyo ugeze ahantu kumva nk'umuntu avuze ngo dore wa wundi tuyatubona hari, dore wa wundi tuyatubona hari. Ubu ngubu uribuka episode umaze gukina? Ntago nzibuka. Kandi mbere uza warazibaraga? Nabaraga buri munsi uko isohotse nabaga ameze gutya kuri telefone ndi kureba. Ariko ubu ngubu isigaye sohoka nunarebeho ngo nunamenye ko yasohoka. Yakurebaho ni ngombwa kugira ngo tumenye aho ikosa riri. Wowe ureba nimba hano nabikoze gutya hakenewe ko bigenda gutya. Ariko bakubwajije bakugutunga wihete tubwire episode umaze gukina muri Mitsutsu Comedy ntago wazibuka? Nagereranya. Wagereranya? Ni nka zingahe? Siba 18 nizigezemo gutyo ra. 18 se zaba ari nkeya? Siyo mpamvu ubwiye ngo ntabwo nzibuka neza. 18 zaba ari nkeya. Byibuze n'ababyeditinga b'inshuti zanjye bambwira ko ari muri 20 gutyo. Zimaze kuba nyinshi. Nk'urugero reka noneho tuse nkaho tujya kuri gahunda ya momo muri sinema n'ubuzima busanzwe, ibyo bintu bihuza gute? Ibyo bintu sinema n'ubuzima busanzwe. Wowe nka momo sinema n'ubuzima busanzwe bihuza gute? mbona byose ari kimwe, ntacyo biba bintwaye kubera ko icya mbere ubundi nakubwira ngiye mpora muri sinema nkahora mu buzima busanzwe, byose bimbaho igihe cyose kuko niyo ndi mu rugo igihe cyose ndi kumwe nyine n'umutware, nibyo tuba twibereyemo. None se urugero kuri umumama sibyo, ufite urugo urubatse, sinema ntabwo ijya gutwara umwanya mwinshi ku buryo ubura n'umwanya wo kwita ku muryango wawe?
icya mbere Mm. ni ubwumvikane. Mm. Buriya iyo ukunda ikintu ukaba uri kumwe n'umuntu ugushyigikiyemo Mm. biba byiza kurushaho kubera ko ntabwo ibyo byose abibona. Mm. Nanjye ndwana no kugira ngo byose mbikore. Mm. menye ngo akazi ni akazi, mu rugo ni mu rugo, nyine nkamenya ukuntu byose ngenda bitwara. Ariko iyo ufite umuntu ugushyigikiye, ukunze ibyo ukora, ugufasha muri byose, biba byiza kurushaho kugira ngo ubashe kubibalansa byombi. Okay, ni ukuvuga ngo muri make ndashaka noneho ugiye inama abo babyeyi bakeneye gukina filime, bakitinya, wavuze imbogamizi uhura nazo bazumvishe, noneho wowe bagira inama nk'umuntu birimo aka kanya, ufite naho bimugejeje, ufite n'izina bimajije kumuha, bagira inama muri rusange. Ikintu cya mbere ni kimwe nahereyeho, ni ugutinyuka. Burya iyo utinyutse ubona inzira. Gutinyuka bituma ugera ku bintu byinshi cyane. Kwitinya ni bibi, nicyo kintu nababwira. Nibitinyuke, bagaragaza ikintu kibarimo, bagaragaza impano yabo, kubera ko erega nabo baba bakenewe. Abamama bakuze baba bakenewe muri sinema. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo ni imyaka runaka cyangwa iki, niyo yaba umusaza, niyo yaba umukecuru, bagira aho bamushyira bitewe n'ibyo bashaka kumukoresha. Gutinyuka rero nicyo kintu cya mbere kibanze cyiza. Ejo bundi naganiriye na mama Nike. Urumva nyine we n'ubundi kubera gukunda sinema, urabizi ko yagize accident, ubu ngubu agendera ku mbaga, ariko nyine arimo arakira. Nyine twaraganiriye, twamaze umwanya turi kuganira, ngewe na Mitutu nawe, kubera gukunda filime. Ukumva ni wa muntu na n'ubu mu mafilime yari arimo aracyarimo. Aracyarimo nyine akunda umurimo pe. Uko bimva akunda umurimo ku rwego rwo hejuru. Nyine arimo tugira inama, tubwira uburyo kera ukuntu byabaga bimeze n'ubu ngubu. Nyine wumve ko nawe aba afite imbogamizi yahuye nazo muri urwo rugendo, ariko nyine na n'ubu sitira akaba agikina. Ni kwa gukunda ikintu navuze. Burya iyo ukunda ikintu uragikora uko byagenda kose. Imbogamizi zose wacamo, ibibazo byose wanyuramo, unyuranamo na cya kintu nyine ukagikomeza, kuko utagikomeje ucika imbaraga, ugasanga nyine waranazimye, waribagiranye, ntabwo gihari. Mama Nike we ni urugero ku bandi, ni urugero ku babyeyi nyine. Ni n'umuregent, uzi ibikombe afite we. No kuvuga ngo no kuva mbere atarajya muri sinema, kuko nge no muturanyi wacu, turaturanye buriya mu rugo ni yagenda nawe utiyara kwa munsi yabo. No kuva mbere iyo wamurebaga wabonaga biriya bintu ari busy bimurimo, bitewe yacuruzaga amata, ukuntu yakiraga abantu, ukuntu yaganirizaga abantu, nta mutima mubi ntacyo, ariko ukabona ko ibintu nabyo ari gukora nabwo bimurimo. Katuganire ku rubyiruko. Urubyiruko rw'iyi minsi urarubona gute? Rucanye ku maso. Rucanye ku maso urubyiruko rwo nibadatangira ruriruka. Kubera iki? Ngewe iyo ndebye mbona biterwa wenda n'ibi bintu birirwamo ku ma YouTube n'ahandi ugasanga umuntu areba ibintu bitangana n'imyaka ye, ugasanga nyine ari kugenda yiga ibintu birenze uko wangana cyangwa se iki. Nese ubwo kugira ngo nk'ibyo bintu urubyiruko rwishoramo kugira ngo tubashe kuba twabihagarika, twakora iki? Urebye byaca nko mu masinema, mu biganiro runaka, bakagenda babigisha nyine kandi bagakora ibintu bidateye isoni ku buryo abana batabyigiraho ibindi nka filime ziba zigisha, ibiganiro bibakangura, bibakebura. Yewe ndumva aribyo byaba byiza kurushaho bibaye byinshi kurenza ibyo bajyaga bashyiraho mbere, kuko wasangaga bashyiraho ibintu bigiye biteye isoni, ibiganiro birimo amagambo mabi atameze neza, ugasanga abana n'ibyo bintu birirwa bari kuvuga cyangwa bari gukora. Nese ubwo ngubwo wenda uvuze ku rubyiruko gutya, ubwo ntabwo byaba biri guterwa n'ababyeyi cyangwa se nk'ababyeyi batakita ku nshingano zabo kugira ngo urubyiruko rubashe kuba rwagera ku bintu nk'ibyo ngibyo nyine, cyangwa rwakora ibintu nk'ibyo? Ababyeyi rero dukurikije nka mama wawe ukuntu yakureze, mama wanjye we ukuntu yakureze, uburere yaguhaye, sibyo? Ukuntu yakwitayeho, ibyo yagukoreye byose muri rusange, ubona hari n'urubyiruko rw'iki gihe ibyo wakorewe ubona bo babikorerwa? Hari bakeya.
hari bake babikorerwa hari n'abatabikorerwa noneho abo batabikorerwa ubona ari nk'ihe mpamvu nyine ituma ababyeyi badakora izo nshingano hari n'igihe ababyeyi bakora izo nshingano kubera bya bindi abana birirwamo ugasanga nawe ntabwo bacyumva ugasanga umubyeyi nta kuntu atagize ariko umwana nawe yaramunaniye cyangwa se ugasanga umwana nawe nta kuntu atagira ababyeyi nabo bajya bananirana n'umubyeyi ugasanga nawe yaramunaniye ubona bipfira mu ngo yego kugira ngo umwana ajye kujya muri ibyo bintu ahanini bipfira mu ngo kubera ko ubundi bavuga ko ihene uyifata igihebeba hari ababyeyi muri iki gihe ubona bagurira abana amatelefone ukabona nk'umwana wo muri primaire muri 4e afite telefone yirirwa kuri za YouTube areba ibintu bigiye bitandukanye ugasanga nyine agenda hakura ubundi burere bugiye butandukanye n'ubwo ababyeyi be bamuhaye ariko ari ababyeyi babigizemo uruhare. Okay, ntacyo mumureka tugushimiye ko witabira ubutumire bwacu hano kuri Murugo TV. Mbibutsa ko Murugo TV ni channel yo kubaka cyangwa se guteza imbere igihugu kumva binyuze mu rubyiruko dutumira abangeri zigiye zitandukanye bakaza bakatuganiriza tukagira inama urubyiruko. Wakoze cyane kandi turagushimiye ndakeka ko n'ubutani tugukenera uzaba hari kugira ngo ube wagira icyo tumara cyangwa se wagira icyo tubwira nk'inyungu. Murakoze namwe.